ADPR abapasiteri batatu harimo n'umushumba w'ururembo baravugaho ubusambanyi ku buryo harimo n'umwe watwaye umugore wundi mupasiteri. bigaragara ko uko byagenda kose hari izindi nzego ibintu bizajyamo, akaba rero hari n'ibyo wakomeza gutangaza cyane bigatuma hari bimwe mu bimenyetso umuntu ajya gushakira ajya gusa n'uwitegura, kandi burya urabizi ko mu rubanza hatsinda ibimenyetso. uburezi bwiza gusa ahubwo umwana wawe ahakora n'ubuzima bwiza. Rya shuri ryabaye ikimenya bose kubera gutanga uburezi bwiza ndetse no gutsindisha abanyeshuri bose. Bize Foundation School herereye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Giheka. Riramenyesha ababyeyi basanzwe barerera muri iri shuri ndetse n'abifuza kuharerera ko batangiye kwandika abo mu cyiciro cy'incuke ndetse n'abo mu mashuri abanza mu mwaka w'amashuri 2024 2025. Bakira ababagana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha y'akazi saa 2:30 kugera saa 11. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ubona kuri screen zawe. Ushobora kandi kwiyandikisha binyuze kuri link usanga kuri website y'ishuri ariyo y/BBF_org. BBF School, Culture, Education and Knowledge. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane wowe dukurikira umunsi ku munsi mu bice bitandukanye ni mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abantu bareba ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndabashimiye cyane, kandi Imana igiye baha umugisha cyangwa se imirimo mwerekeje amaboko yose Imana igiye blessing cyangwa igiye ha umugisha. Nitwa Sam Gakire, nkomeje urugendo rwanyu ari kumwe na Chobi kuri kamera zacu. Tuje na breaking news, ngira ngo iyi nkuru ni nshya, ni inkuru biri kuvugwa, ariko twamaze no kuvugana na bamwe mu bo bivugwaho, baradukonfirma batubwira ko ibintu ari ibyanyabyo. Ngira ngo inkuru nyinshi zikunda kuvuga ku madini n'amatorero, ntabwo twakirengagiza ko ADPR ari itorero navuga ko ryabaye ubukombe hano mu Rwanda, bitewe n'abayoboke rifite, ubwinshi bwabo, bitewe ndetse n'itorero rimaze igihe by the way rikorera hano mu Rwanda, ryakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, ryubatse izina, mbese reka tuvuge gutya. Ariko nanone riragaruka n'ubundi buri munsi, ngira ngo mu binyamakuru abantu toujours ADPR. Inkuru rero ni nyuma y'uko insengero zimwe na zimwe zitari zujuje ibisabwa zifunzwe. Bungira ngo ariko ntabwo ari izo muri ADPR gusa, ngira ngo ni insengero mu madini n'amatorero yose mu Rwanda. Ntabwo hagendeye ku kintu runaka, hagendeye kutuzuza ibyangombwa n'ibisabwa. Ngira ngo rero iyi nkuru ije ivuga kuri ADPR ni inkuru itari nziza, ntabwo ari nziza rwose, nta nubwo ishimishije. Ngira ngo ni iburengerazuba iburasirazuba mu karere ka Ngoma. ADPR abapasiteri batatu harimo n'umushumba w'ururembo baravugaho ubusambanyi ku buryo harimo n'umwe watwaye umugore wundi mupasiteri. Ngira ngo ni inkuru iri ku kinyamakuru bita rubanda.rw. Umushumba wa paruwasi ahitwa Nyamugari mu rurembo rwa Ngoma mu ntara, ubwo ni ukuvuga ngo ni umushumba wa paruwasi, ntago ari umushumba w'ururembo. Ndabona iyi titire ivuguruzanya, ntago ari ururembo. Ubu ni paruwasi, ngira ngo ururembo aba ari intara. Umushumba paruwasi yahitwa Nyamugari mu rurembo rwa Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba witwa Marezamunda Emmanuel Irakoze, bivuga ko yatwaye umugore wa Pasiteri Tarisisi Twiringiyimana usanzwe ari pasiteri w'umudugudu wa Rubona muri paruwasi ya Nyamugari, ndetse bikavuga ko uwo mushumba n'umushumba w'ururembo na babiri
bikavuga ko n'umushumba w'ururembo rwa Ngoma nawe ngo yigaruriye umugore wa Marizamunda Emmanuel uyobora paruwasi ya Nyamugaramaye. Uvuga ngo uwo mushumba wa paruwasi yatwaye umugore w'umupasiteri w'ururembo nawe atwara uw'umugore wa paruwasi nkasha ibintu ngo numva ari amayobera mugani wa Meddy. Yego abapasiteri batatu baravugwaho ubusambanyi. Uko iki kibazo giteye, Pasiteri Tarsisi Twiringiyimana yabwiye ikinyamakuru Rubanda ko umugore we yagiranye ubushuti bwihariye n'umushumba wa paruwasi ya Nyamugari Marizamunda Emmanuel, biza kugeraho umugore ata urugo aragenda. Asobanura ikibazo yagize ati umugore wanjye yagiranye ubushuti bwihariye na mushumba Marizamunda ku buryo umugore yahise ava mu rugo aragenda, na cyane ko uwo Marizamunda yari yaramaze kumutera inda yamaze no kubyara. Rero mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso, uwo mushumba Marizamunda ahise atanga raporo ku mushumba w'ururembo rwa Ngoma witwa Kananga Emmanuel, maze Kananga ahita mpagarika mu nshingano za gishumba ngo kubera yuko nananiwe kuyobora urugo rwanjye ntabwo nabasha kuyobora iterero, nyamara ngiye ngaragaza ko nasenyewe na mushumba Marizamunda Emmanuel. Nuvuga Marizamunda Emmanuel ni umushumba paruwasi ya Nyamugari hariya Ngoma, ni we nyine watwaye umugore w'uyu mupasiteri uyobora umudugudu wo kuri paruwasi nyine. Ngira ngo nyuma yo kumutwarira umugore rero akanamutera inda akanabyara, mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso umugore yahise ata urugo. Ngira ngo ubwo turi imbere yo gukora iyi nkuru twabanje kuvugana n'uyu bita Tarsisi, Pasiteri Tarsisi. Ngira ngo uyu Twiringiyimana Tarsisi niwe waduhamirije iby'iyi nkuru, atubwira ko iyi nkuru ari impamo ariko anafite ibimenyetso simusiga, afite ibimenyetso simusiga yuko uyu mushumba wa paruwase Marizamunda Emmanuel yamutwariye umugore. Ahitana urumva yamutwariye umugore, ahita abwira umugore we tiva muri urwo rugo. Amaze gutwara umugore we ahita amutangira raporo yuko urugo rwamunaniye kuruyobora, umwe yarutanze ku rurembo. Amaze kumutangira raporo ibintu rero byose namayobera. Urumva we yamutangira raporo ku mushumba w'ururembo rwa Ngoma, yamutangira raporo baramuhagarika kuko ntago byemewe kuyobora itorero mu gihe urugo rwawe rwakunaniye, cyangwa se mu gihe wananiwe kuyobora urugo rwawe ntago washobora kuyobora itorero, cyane cyane ko nta n'umuntu ugomba gushumba itorero ari umusore. Ngira ngo muri ADPR ntago bikunda rwose, ntago bijya bikunda. Pasiteri Tarsisi yakomeje avuga ko yabanje guhagarikwa by'agateganyo amezi 3 arashira, barongera bamuha andi 3 nayo arashira, kugeza ubu akaba nta kintu gisubizo arahabwa, ndetse ko yanandikiye umushumba mukuru wa ADPR Ndayizeye Isayi ariko nawe akaba ataramusubiza. Twashatse kumenya cyo ku ruhande rwa mushumba Marizamunda Emmanuel avuga, ariko we ari we wasenyeye urugo rwa Pasiteri Tarsisi maze umwaka atabana n'umugore, maze avuga ko ibyo bimuvugaho byose atari ukuri. Yagize ati icyo kibazo cya Pasiteri Tarsisi ndakizi, twagerageje kumuganiriza n'umugore we ariko biranga, ku buryo umugore ari we wahise afata icyemezo ava mu rugo. Ibyo kuvuga ko ari nge namusenyeye ntabwo ari byo, kuko iby'umugabo n'umugore ibyo baba bapfa akenshi usanga ari bo babiziranyeho, bimeze nk'amabanga yabo. Hanyuma icyo kuvuga ko twabyaranye nabyo sibyo. Mu Rwanda tugira amategeko tugenderaho, rirabaye abona ari nge namusenyeye yagana ubutabera akarenganurwa. Ngayo nguko. Ngira ngo uyu Tarsisi twaganiriye ambwira ko yashakanye n'umugore we muri 95, ubwo urumva imyaka bari bamaranye 95 kugeza 2023. Ubwo bivugwa ko umushumba nyine, ikinyamakuru Rubanda rero cyavuganye n'umushumba w'ururembo rwa Ngoma Kananga Emmanuel, maze abanza kubwira umunyamakuru ko
ari mu nama, ari buze kumuvugisha inama isoje. Kakantu ko kuba abantu bari mu nama karagarutse hano. Umunyamakuru amubaza isaha yaza kongera kumuhamagariraho, maze umushumba ahita avuga ngo kwanza ibibazo by'abapasteri ntabwo bivugirwa itangazamakuru, ahita mukupa. Bamwita Kananga Emmanuel, umushumba w'ururembo rwa Ngoma. Ikinyamakuru Rwanda cyamagaye umushumba mukuru Ndayizeza maze amutumwa bugufi amusaba ko yamwandikira. Umunyamakuru amwandikira kuri WhatsApp, maze Ndayizeye ubutumwa arabusoma ariko ntiyasubiza umunyamakuru kugeza n'ubu ntabwo arahabwa igisubizo cy'ikibazo. Amakuru avuga ko harimo guhishirana gukomeye hagati ya Pasiteri Muriza Munda na mushumba Kananga uyobora ururembo rwa Ngoma, kuko bivuga ko hari umudiyakono umwe yigeze kujya ku rusengero mu gitondo muri Nibature, aho uwo mushumba w'ururembo rwa Ngoma Kananga Emmanuel atuye, kuko ni naho icyicaro cy'ururembo rwa Ngoma kiri, maze akubitana n'umugore wa Pasiteri Muriza Munda akenyeye isume mu mabere. Bikavugwa ko mushumba Kananga Emmanuel nawe asanzwe asambana n'umugore wa Muriza Munda. Ibi rero bikaba ari nayo mpamvu bivuga ko Pasiteri Muriza Munda yagambaniye Pasiteri Tarisisi ngo ahagarikwe ku kazi, Kananga akemera kubikora kubera ko nawe yarazi neza ko atabikoze nawe Muriza Munda yahita amushyira ahagaragara, kubera ko ngo umudiyakoni yamaze kuvuga ibyo yabonye kwa Kananga Emmanuel. Ngayo nguko rero ubusambanyi bukabije ntabwo noneho buri mu bakristu, ntabwo buri mu bahanuzi, buri hejuru mu bushorishori. Ibaza ariko ngira ngo abantu baze kubyumva neza, iyo tuvuze ururembo ubwo tuvuze n'intara. Nguvuga ngo uyu nguyu Kananga Emmanuel niwe muyobozi wa ADEPR mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma muri Ngoma yose. Nuvuga ngo rero uyu wa paruwase uvuga ngo umushumba wa ntuza w'ururembo yatwaye umugore w'umushumba wa paruwase. Umushumba wa paruwase nawe ahita amanuka ku mudugudu atwara umugore wa pasiteri uyobora umudugudu. Ubwo urumva hose hagiye habamo kwihimurana. Niyo mpamvu hano umunyamakuru yaganijwe n'uyu mudiyakoni amubwira ko hari mu guhishirana hagati y'umushumba w'ururembo ndetse na n'uyu nguyu uyobora iyi paruwasi. Uyu mugabo rero twaganiriye, ngira ngo namuhamagaye ku murongo wa telefone, ndamubwira nti kubera ko iyi nkuru iri hano iravugwa biba bivugwa, ariko nanone buriya yo nyir'ubwita guhamirije. Ngira ngo uyu Pasiteri Tarisisi mu kiganiro gito tukuranye kuri telefone ampamirije ko nyuma y'imyaka ubwo 1995 ubu hashize imyaka ingahe? 29. Yego, imyaka 29 babana nk'umugore. Urumva ko bafite abana bakuru, kandi yamusigiye abana by the way. Uyu nguyu nyine yarigendeye agenda twite inda itari y'umugabo we, kandi barabarokoresha n'abantu babibabarije basengaga. Ubwo umwe yari mama pasiteri, undi nawe ari pasiteri. Mama pasiteri rero umugani akaruta kandi karakameze nyine. Umushumba uri umushumba rego uyobora paruwase aba yubashwemo. Buriya yazaga ku mudugudu akareba hari ukuntu rero buriya mu barokore icyubahiro gikonta. Buriya mu barokore icyubahiro kirakonta. Uzagende wambaye ikote ryiza ureba ahantu bakwicaza, uzagende wambaye nawe ureba ahantu bakwicaza. Nabwo ibyo abantu barabizi, bakunda kujya gusenga. Ibyo bintu rwose by'uko ukuntu umuntu aba agaragara, noneho cyane cyane kwambara neza. Niyo mpamvu ari abashuti abo tujye dukoresha ibiganiro, ari umugabo umwe uhora yambaye amakoti, nagiye niwe nsanga yambaye ikote rwose. Nubwo umuntu uri mu rugo ugomba no kwambara nk'agatriningi
agapira ukarelaxinga ati oya ngomba kwica umudayimoni wo kwambara neza. Yego, kwambara neza ni byiza, umugani nk'uko tubivuga, twe turi kwivugira ku busambanyi buvugwa mu itorero rya ADPR. Abakozi b'Imana batatu, abashumba, abapasiteri batatu, barimo n'umushumba w'ururembo. Pasiteri uyobora umudugudu, pasiteri uyobora paruwase, pasiteri uyobora ururembo, si batatu rero bose. Ariko uyu wa gatatu we yararengana, uyu wo mu mudugudu we mbona yarabigendeyemo. Ntago wenda we yabigendeyemo nyine, yagendeye Yesu ku musambanyi, yagendeye mu basambanyi kandi atari we, ahubwo ari mugabo mu byago, yibereye mu bibazo. Nuko rero iyi nkuru imeze, ngira ngo ubwo naganiraga na uyu pasiteri Tarisisi Twiringiyimana uyobora umudugudu wa Rubona muri paruwasi ya Nyamugari, uyu ibintu ukuntu yabisobanuye, yambwiye ngo mfite ibintu byinshi, ibihamya ndashaka gushyira hanze ubu ngubu, bitewe ko ibintu byabo bishobora kuba byanageze no mu nkiko, niba bitari mu buyobozi bw'inzego z'ibanze. Urumva ko biri mu buyobozi. Ndamutse ngize icyo mvuga, byose nabizana, kandi ndamutse mbisize hanze, nabaha umwanya wo gushaka gusibanganya ibimenyetso. Icyo yanyemereye ko ibivugwa ari ukuri, kandi ko we nyir'ubwite afite ibimenyetso. None urabona hano ngo umugore we yari afitanye ubushuti bwihariye n'umushumba wa paruwasi Murezamunda Emmanuel. Ubushuti bwihariye hari ubwo ni ikira, ubushuti bugiye kure. Ubushuti bwihariye ni iki Jerry? Umeze neza? Ameze neza Sam Gakire. Wari uri gusoma iriya nkuru nkumva nari maze kuyibona ku binyamakuru bitandukanye. Wa mudamu tujya twemera cyane Scovia nawe yayirekuye. Usambanye mu bapasiteri ba ADPR, urabona ko ahantu hose yabaye trendi mu mujyi. Yego, n'ubusambanyi ntago ari byiza, niyo mpamvu natanye mvuga ngo ADPR n'ubundi dusanzwe ikorwaho inkuru, kuko ni itorero rikomeye ry'umwuka, rikomeye, rifite abayoboke batari bake. Ariyo mpamvu, ariko noneho rikaba rinafite amahame ameze ukuntu, ameze nk'aho aremereye. Umurokore, yego, abantu bahita umuntu wese ahitaga yumva umuntu ugendera kure ubusambanyi, ugendera kure ubusinzi, wambara kikwiza, utagendera mu by'isi nk'uko wari ubivuze. None ubu dusigaye tubona ninde mukozi w'Imana wavuzweho gusambana muri ADPR. Noneho ibi ngibi byo birihariye. Aho byihariye ni he? Ururembo bundi twavuga ko ari nk'akarere cyangwa umujyi. Ubundi ni ururembo bari umujyi, abantu bazi imiyoborere ya ADPR. Ururembo ni meya mu bundi buyobozi. Yego, ni meya, kugira ngo abantu babashe kubyumva. Noneho uriya mushumba ni nka gitifu w'akagari, kugira ngo abantu babyumve. Noneho uriya wundi wa gatatu wo hepfo ni mudugudu. Urumva meya yagiye gutwara umugore wa gitifu w'akagari, w'akagari atwara uw'umudugudu, ahita ajya kwa mudugudu. Yego, ubwo turi gukoresha ayo mazina ariko noneho kugira ngo abantu babyumve. Yego, ubwo gitifu na meya bafite ukuntu bari guhishirana, kugira ngo bidatomboka. Urumva ko uyu ngo yahise ku busabe bwe. Ariko kariya kantu ko umuntu wabaguye gituma agiye mu masengesho, niko kandi ese ikibazo nagize, uyu Kananga Emmanuel niwe uyu, yego, niwe uyobora umushumba w'ururembo rwa Ngoma. Kananga Emmanuel niwe uyu, yego, mu gasuti keza cyane n'agasaraba ku mpande. Aha, namuzi mu buyobozi bwa ADPR. Reka turebe, uretse no kuba ari inkuru turi gusoma, urumva ko wavuganye na nyir'ubwite akaguhamiriza ko afite amakuru.
ibyo ni byiza cyane apana byo kuvuga ngo ni ibyaba abanyamakuru oya abashyiramo amajwi ya nyir'ubwite noneho ikintu gitangaje amakuru avuga ko harimo guhishirana gukomeye hagati ya pasiteri Mariza Munda na Mushumba Kananga uyobora ururembo rwa Ngoma. Urumva ko abo babiri bakomeye bari guhishirana ko bivuga ko hari umudiyakoni umwe yigeze kujya ku rusengero mu gitondo muri Nibature aho uwo mushumba w'ururembo rwa Ngoma Kananga Emmanuel atuye kuko ni naho icyicaro cy'ururembo rwa Ngoma kiri maze akubitana n'umugore wa pasiteri Mariza Munda akenyeye isume mu mabere. Ese uyu mushumba w'ururembo nta mugore agira? Ntago bishoboka, aramugira. Nta kuntu waba umushumba w'ururembo udafite ubundi kirazira. Nta none se uyu wari ukenyeye isume none se ku rusengero ntari igihe umuntu yararayo senga agakenyera isume nta madusha haba mu rusengero abarara basenga barara bambaye nyine n'ubundi insengero z'insirimu nizo zifite amadusha n'amatuwarete ku buryo ushaka kugenda n'ibitanda ndetse oya ayo ntago ari loji ntago ari hoteli ni mu cyumba cy'amasengesho gute wajyana isume ananiwe ariko ofisi ntiyaryama oya ntago yaryama yagiwe kuryamayo noneho ngo yamubonye asohotse iwe akenyeye igitenge mu mabere isume iyo umuntu akenyeye isume se ariko se kuba umuntu akenyeye isume avuye gusambana bitandukanye n'igitenge cyo uracyitwarira wenda ushobora kujyayo ukavuga uti reka noge wenda njye mu kazi n'urugero nibyo turi kwibaza ariko we yakenyeye isume wava mu rugo ugiye mu masengesho ugatwara isume. Ni gute umugore wa pasiteri ajya kureba umushumba w'ururembo iwe mu rugo none se uyu mushumba nta mugore agira? Iwe mu rugo ubwo wasanga uwo nawe no reba soma hano inkurira hari umudiyakoni umwe yigeze kujya ku rusengero mu gitondo muri Nibature aho umushumba w'ururembo rwa Ngoma Kananga Emmanuel atuye kubitana n'umugore wa pasiteri Bazira Munda akenyeye isume mu mabere bikavugwa ko mushumba Kananga Emmanuel nawe asanzwe asambana n'umugore wa Mariza Munda. Agira ute? Asambana. Nugusambana nugusabana. No byose. Ariko turi gusoma ibyanditse nugusambana. N'umugore wa Bazira Munda. Ibi rero bikaba ari iyo mpamvu bivuga ko pasiteri Mariza Munda ariko izina ryangoye kweli. Mariza Munda yitiranwa na minister Mariza Munda yagambaniye pasiteri Tarisise ngo ahagarikwe ku kazi. Ubwo Tarisise ni wa wundi wo ku mudugudu. Wa wundi byose biza bigwaho. Kuko ari we munyantege. Niwe ntuza nyine uhari. Ni victime. Niwe uri kuba victime y'ibi bintu byose. Kananga kemera kubikora kubera ko nawe yari azi neza ko atabikoze nawe Bazira Munda yahita amushyira ahagaragara kubera ko ngo uwo mudiyakoni yari yamaze kuvuga ibyo yabonye kwa Kananga Emmanuel. Diyakoni nawe ntabangagira barakijijwe. Urumva umudiyakoni yabonye kwa mushumba bimeze nabi ajya kuregera undi kumbe uwaregeye nawe ni umunyamafuti nkuriye. Yego ngira ngo Tarisisi rero niwe turi kuvuga wa pasiteri Tarisisi niwe wabaye victime mw'iyi nkuru kubera ko nyuma yuko umugore we bivuga ko yatewe inda n'umushumba wa paruwase ye wari umuyobozi we umugore yateye inda n'umuyobozi wari umuyoboye ahitamo no kumukura muri urwo rugo ngo kuko yari amaze gutwita inda ndetse ananabyaye umwana utari uwe. Umwana wavukiye mu rugo rwo kwa pasiteri aba ugomba kuba pasiteri mu gihe rero yari azi ko umwana atari uw'umugabo we babyaranye abana 5 bamaranye imyaka 29 babana nk'umugore. Urumva ibi bintu byahereye kera byaratutumbye ubu bisandaye aka kanya ariko byahereye kera. Akabara ukore kuki musambana? Nta muntu utabikora nta muntu utarasa. Oya buriya rero kubikora wiyambura uwo mwambaro ukavuga ngo ngewe
buriya iki urakabigwamo rimwe ugahita urekera umushumba se. umva nyine nkubwire hari ukuntu ari ibi nibyo bita gutandaraza uhagarara gutya ku mazi no ku nkombe. ni ukuvuga ngo ijugunye mu mazi ugwemo uvuga ati ngiye gusambana sinzongera gutwara bibiliya ngiye ku rusengero ngiye kuvuga Imana sinzongera gukora ibiki ngiye gukorera umwami umwe ngiye gukorera rusofero mu ibyaha cyangwa se uvuge ngo ngiye gusenga Imana ngayo ngukorera inkuru turacyari kuyakurikirana ndaza kubashyiramo amajwi ya Tarisisi we tumaze kuvugana ibindi turajya dukomeza kubaha update ngira ngo hari n'abantu dufite bari buze kutubwira babizi neza baza kuduha ubwino kuri iyi nkuru reka mbashimire cyane online TV keep watching kugeza ubu ngubu urebye aho ikibazo kigeze ari no gukomeza kujya mu binyamakuru cyane uretse ko nabyo nta kibazo yego ariko hari ibyo umuntu aba atarabohokera kwinjiramo cyane kubera ko yego ndabizi bigaragara ko uko byagenda kose hari izindi nzego ibintu bizajyamo akaba rero hari n'ibyo wakomeza gutangaza cyane bigatuma hari bimwe mu bimenyetso umuntu ajya gushakira ajya gusa n'uwitegura kandi burya urabizi ko mu rubanza hatsinda ibimenyetso cyane hari ibyo rero nakora nk'ameze nk'umufunguye cyane kuko hari bimwe mwambaza hari ibyo nasubiza. Ubu ngubu umudamu wawe ntago muri kumwe? Ntago turi kumwe. Kugenda kwese ko umudamu wawe yabigezemo uruhari cyangwa ni uwo mushumba yabigezemo uruhari? Ibyo dushingira ku nshuti bari bafitanye. Yego. Iyo mvuze rero ngarukiraho. Yego. Kuko ninjiye mu bushuti bari bafitanye. bishobora kwica bya bimenyetso bifatika byo kuko ntabwo ari ikibazo kizagarukira kuvuga gusa. Ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso birahari neza by'ubushuti bari bafitanye? Birahari. Ari nabyo byabaye intandaro y'uko agenda. Niyo mpamvu rero naba nshaka ko babivugamo nshaka ko babivugira ku ruhande atari utanze ibimenyetso nyiza kuko bivuze nabivuga byose kandi urabizi yuko iyo utanze ibimenyetso byose umeze nk'uri guha umuntu kwitegura nawe kuba yagira ibyo ahisha. Kuba hagira ibishwa niyo mpamvu rero wumva niyo tuvuga ni nk'uko nkubwira mu mbundo niba nkubwira ngo hari ibimenyetso simba mbikubwiye. Yego. Mbikubwiye ngo hari uruhare simba ndukubwiye. Ko bishyire kera nyine urumva ko izajya kumugaragara. Yego hari uburyo kugenda k'umugore wawe no guhagarika ku nshingano cyari aho bihuriye z'ubu pasiteri? Numva guhagarikwa nyine ku nshingano itorero ryacu rigira umurongo w'uko mutari kumwe n'umugore we ashobora kuyobora itorero kandi biri mu mabwiriza y'itorero. Umugore ntabwo turi kumwe. Nyuma rero urumva nahawe igihe cyo kujya gushaka umugore igihe cy'amezi 3. Nyuma yaho atabonetse bamara ikindi gihe cy'amezi 3. Ibyo kubikora bari mu nshingano n'ubusanzwe. Yego. Ariko ntabwo bikuyeho ikibazo mfitanye na mugenzi wanjye. Yego. Nta nubwo nkurikirana ko bahamagaritse mu nshingano bandenganya ahubwo icyo nakurikirana nuko batigeze bakurikirana ngo bamfashe mu kibazo. Ubu ngubu ahabwa itorero ni irihe? Ni itorero nakoreraga ku itorero rya Rubona. ADPR? ADPR Rubona. Ubu ryo riri gukora ntago rifunze? Oya, amatorero yose arafunze yacu muri paruwasi yacu. Umushumba mubanye mute? Umushumba nyine urumva nawe uko tubanye nawe urabyumva nk'umuntu dufitanye ikibazo. Mbere yaho kandi mwari musanzwe mubanye neza nta kibazo? Nta kibazo cyari gihari. Abari hebwo abana muri kumwe? Abana turi kumwe. Ni abana bangahe? Ni abana 4. 4? Hadi ubwo mwari mumaze igihe kingana iki mubana? Twabanye guhera muri 1996.
imyaka ni myinshi, hafi 20 n'ingahe ni 95 kuko umwana wacu w'imfura yavutse 96. Yego sawa, mukomeze kwihangana. Yego